ishyari rero dore ntibyashize kera nari nicaranye na Shyirambere mfite urubanza nagiye kumushyigikira abasore barambaza ati ese ishyari riri aha ngaha yaba ryarashyitse n'iwanyu ndangije nanjye ndamubwira ati ishyari simushyigikiye habe na gato ariko byari iyo byiza iyo mbaze ibibazo bikurikira ishyari aho none ishyari si ishyari cyangwa ritura mu ishyamba ahubwo si ishyari ntiwasanga rimuka mu kirere nk'intashya akiyongera ijambo ryageze iwacu rikagera n'iwanyu rikabera hose icyarimwe birantangaza cyane mbona ryenda kuruta y'amana nibera hose icyarimwe aho bitandukaniye n'uko imana igari nziza ishyari rikagara bibi yewe ishyari ntibisana no gusenya ishyari ntibisana no gusenya ni akaga ishyari urambaza ishyari ahubwo si ishyari ryizana mu muntu cyangwa umuntu araryishyira bikamusuramo bigashyira kera akanga kubana n'abandi agahora ashyamiranye bigashyira kera ishyari ishyari n'ibyaha by'inturo mu gisekuru cy'abashyanuka batubaha ishyari ntirinkongerwa agashushu cyangwa amashyi y'ufaya ngo rikunde rutweze uyada rihora rishyanuka ishyari ni ishyano rishyushye cyane ritwika umutima ndetse n'ibumye ishyari ni ishyano ritura ishyanga ndetse rigatura n'iwacu ni uko utabizi burya ishyari ntabwo rigira ubushyitsi ishyari ni icy'umushyigikira umuvandimwe abishywa ntibamenya bene wabo ariko mana y'u Rwanda ishyari ni ishyano ndaryamaganye riragatembera ntirigature u Rwanda cyangwa ngo rihate iteka none banyarwanda b'iwacu reka birekere none nzagaruka turitahe turice mu Rwanda rw'abanyarwanda n'umuryango w'abanyarwanda inshuti y'abanyarwanda n'u Rwanda azenze ishimwe Imana nimwifashe twamagana iki cyago duturane tudatongana duhane amaturo ibitaramo bingana iby'ubwami maze tuzature iteka ujabire kwa jambo n'isi muhumurije ishyari rero dore ntibyashize kera